mwami nimutabare tujyane na Yesu niwutabaza twitwaze umusaraba utujya imbere mwese nimuze tugabe tuneshe umwanzi yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi ababisha bahunga babonye intwari nimuze tuneshe ngabo z'umwami intangiriro z'isi zinyeganyezwa n'ibyishimo by'ab'umwami bamusingiza yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi itorero ry'Imana rirafatanya rirahaguruka kunesha umwanzi nta kizaduteranya turakundana duhora duhuje inama twizera kimwe yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi nta ngoma zidashira zirahanguka ariko itorero rizahoraho ukuzimu n'urupfu ntibiririnda twarazwe na Yesu Kristo ntabwo ahemuka yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi nuko mugabe mwese tugerereze tubumbire hamwe amajwi yacu turirimbe dushima umwami wacu kuko afite icyubahiro giheranije yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi
nifurije isabato nziza abaje mwese aho muri hose. Ubuntu n'amahoro bikomeze bitwuzure twese, maze twinjire mu murimo umwami wacu Yesu Kristo yadusigiye dufite imbaraga nyinshi. Dore agiye no kugaruka, agiye kuza guhemba intwari, abamubereye intwari, abemeye kwikorera umusaraba we ntibawurambike hasi. Ndakurarika nshuti yanjye, wowe mujiya unyumva, wowe undeba, twe twabirahiriye, twabyemeye ko tugiye gukorera umwami wacu. Nimureke tubikore nk'uko twabisezeraniye igihe twahabwaga inshingano. Nitutagwa isari tuzahembwa.